taramiye abakuru bari imbere yawe barikubita hasi bagakura amakamba yabo ku mitwe bakayanaga imbere bavuga ngo urera icyubahiro ni icyawe mu isi no mu ijuru ndetse n'ikuzimu nta wundi ukwiriye icyubahiro mu mahanga yose yo mu isi, mu bazungu n'abirabura, mu bami bo mu isi, mu baperezida, ni wowe wera, ni wowe ukwiriye icyubahiro kuko wuzuye gutungana. Ni ukuri nubwo ari abantu biyita ba nyir'ubutungane ariko nta muntu utunganye, kuko barasaza bararwara bagapfa. Uri Imana idasaza kuko wuzuye gutungana. Uri Imana idagipfa, ntabwo ushobora gupfa kuko uratunganye, urakiranuka, urishobora byose. Twasize ibyacu n'abacu tuje imbere yawe Uwiteka, twemerere tukugirireho umugisha mu minsi dusigaranye ku isi tutazi umubare wayo. Akakusi kaba k'umusaruro uyu munsi ubu w'igiciro cyinshi, uwo gukirizamo ubugingo bwacu, wongere kureba amazina yacu muri cya gitabo cy'ubugingo, wongere kutwishimira. Dore duhunze Satani, dore yamaze benshi, ariko Uwiteka twahungiye munsi y'amababa yawe, utwemerera utubera ubuhungiro. Hari abahungira muri Amerika kandi urupfu rutuyeyo, abandi bagahungira i Burayi rurahari, mu Bwongereza rurahicaye, ariko uwahungiye munsi y'amababa yawe ngo urupfu rwa kabiri ntacyo ruzamutwara, nabo ngabo ntacyo bazatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Turagusabye ngo wemere kubana natwe, kandi uwambaye kubora no gupfa, umushakazi wawe winyo umunyogota imbere yawe, singibweho n'umugayo n'urubanza, ahubwo nkugirireho umugisha. Shobose Kristo, nanjye Uwiteka mvuga ibikwiriye ibyo uri gushaka, akanwa kanjye ugakoreshe nk'impanda yawe, maze ibyo washimye byumvikana ahantu. Duheje Satani, turakwirukanye, abadayimoni turabacyashye, myuka mibi turayiheje, mbaraga z'abarozi zose zikubitwe hasi. Umwuka w'Imana aboneke muri urusengero, bwiza bw'Imana buhagote, abamarayika bahazenguruke. Reka icyo uri gushaka kibe hano hantu, kuko ibyo gushaka byose biri kubawe mu ijuru. Turagushimye, akira amashyi n'impundu by'iwawe mu ijuru, bizamuka hera biturutse mu bana bawe abo wacunguye. Akira Kristo Mesiya, kuko uri kumwe natwe kandi ko tugiriye neza, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Banje kubahereza intashyo mwakira cyumweru kugeza ku cyumweru ndi mu giterane muri paruwasi ya Gihundwe ku mudugudu wa Mocyangugu. Bambaye intashyo ni muzakire. Yesu nashimwe. Hari igihe bampamagaye kuza hano ntibyakunda, nari maze iminsi mbwiriza niba ture hariya kuri Edeni, ariko ngira ikibazo, bari bandoze ihwa ry'ifi mu muhogo, babikoreye Tanzania. Bwaracyaga rigahinduka urunyama, bwakongera gucya bigahinduka kagufa, kagera ngaha bikajya kwira bigeza, bwakongera gucya bigahinduka urusebe, ntashobora no kunywa n'amazi, bwakongera gucya undi munsi bigahinduka ihwa ry'ifi. Muraho, ndashimira Imana, nta muti nanyoye. Naravuze, narasenze mbwira Imana n'ibisaha yo gutaha igeze, ndakwinginze aho nagucumuyeho umbabarire, unyeze uncyure mu mahoro. Ariko sindi bwiyandurisha imiti ya Kinyarwanda, nibwo yabiyahiye, ndapfa ndi umukristo. Yesu ashimwe, haleluya. Namara amaje abantu bari kungira inama yo kwivuza mu Binyarwanda, harimo n'abakristo. Nuko Imana imbaze kubona ko namaramaje, nari niteguye kwipfira, impagurukiriza abahanuzi batatu y'Urwamagana, baraza basenga y'ibiri. Imana igaragaza ibyari byo n'amafaranga batanze iyo Tanzania n'ababikoze. Nuko cyakoze birangira basiga n'ubundi nakize nabaye muzima. Ndayishimira rero, amen, haleluya. Ubwo naherukaga hano, nibuka ijambo nabaganirije rivuga ngo nkiri umwana navugaga nk'umwana, ngatekereza nk'umwana, kanibwira nk'umwana, ariko maze gukura mva mu bintu by'ubwana. Yesu ashimwe.
maze iminsi ndi no kubwira abantu ko nukorera Imana ntugire intambara uzaba uri haduyi w'Imana, uzaba ufite ikibazo mu ijuru. Amen. Ikizakubwira ko ukora neza ni intambara zizahaguruka. Icyo nicyo kimenyetso duhereye kubatubanjirije uwo bita Abeli mu itangiriro. Yatuye Imana igitambo cyiza arabizira, ahembwa kwicwa na mukuru we Kayini. Kuva ubwo rero dusomye muri Bibiliya twakoreka abantu bagiye bakora ineza bakarwanywa, intambara zikavuka, ari uko bagaragaje ko bari mu murongo w'Imana. Yesu ashimwe. Kandi na Yesu yarabivuze ngo inzira ijya mu ijuru iraruhije. Niyo mpamvu abayinyuramo ari bakeya. Mutabona mwicaye hano mukagira ngo wese niko muri kujya mu ijuru, abari kuyinyuramo nibo bake. Turebe ijambo ry'Imana, inkuru nziza uko yanditswe na Matayo, igice cya 25 umurongo wa 31. Inkuru nziza uko yanditswe na Matayo 25:31. Umutwe w'amagambo haragira hati gucirwaho iteka. Gucirwaho iteka. Haragira hati umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarubanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwa ubwami bw'abatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari ishonje mukamfungurira, nari ifite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, ari nge mwabikoreye. Azabwira n'abari ibumoso ati nimuvaho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Kuko nari ishonje ntimumfungurire, nari ifite inyota ntimwampa icyo kunywa, nari umushyitsi ntimwancumbikire. Nari ishonje ntimwafungurira, nari mfite inyota ntimwampa icyo kunywa, nari umushyitsi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura. Nabo bazamusubiza bati mwami, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota cyangwa uri umushyitsi cyangwa wambaye ubusa cyangwa urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera? Azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye. Abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusome hano mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 12 ku murongo wa 14. Umubwiriza 12 umurongo wa 14 hari ijambo rigira riti kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Amina. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Yesu ashimwe. Umurimo wose, kuririmba bizaza mu manza, kuvuga ubutumwa nabyo bizitaba, ubuyobozi, ubupasiteri, umurimo wose, ngo cyaba cyiza cyangwa ikibi. Usenga uzi neza ko bizajya mu rubanza.
amen. Uhanura ariko uzi kuzitaba urukiko. Icyiza uretse n'ibibi n'ibyiza bizajya mu manza. Muraho yemwe, nibikorerwa ndani iyo hirya mu bwihisho, ibyo nabyo bizashyirwa ahagaragara. Twigarukire kuri iri jambo ryavuze ngo ubwo umwana w'umuntu azazana n'abamarayika bose. Yego, abamarayika bose baje. Muraho yemwe, haleluya. Basesekaye, abagendera ku magare y'imiriro, amafarashi y'imiriro, abatwara inkota zaka umuriro, abo bose bazaba baje. Ni ukuvuga ngo ubwo rero abo bose bazaba basesekaye, za bombe ntacyo zizaba zikivuze. Kandi mfite impamvu zo kubivuga. Kere ku Gisenyi wacu mama yarangambaniye ngo nicwe, bandasa amasasa abiri hano kwibere ry'iburyo, angwa hasi dupfa gusenga. Kandi nari ndi umukatolike, ntabwo nari ndakaba umurokore. Niba amasasu yaranguye hakagwa hasi, Yesu ashimwe, haleluya. Icyo gihe narasengaga ariko utagira ngo nari njenjetse. Yari muri ba bantu bagikibeho n'amaguru. Iminsi ine nayaga nkubita iminsi 7 ndarya ndanywa, nicaye hamwe ndi gusabira abanyabyaha bisi yose na roho ziri mu purgatori, nta n'igitonyanga cy'amazi nawe. Usubwo urumva Imana yari kumpomba. Muraho yemwe, haleluya. Ni byinshi amasasa agwa hasi. Kuri uwo munsi nibwo amasasa azagira imbaraga, bizaba byarangiye. Imbaraga z'amasasu zaba byarangiye. Nuko ng'abamarayika bose bazaba baje. Turi kumwe ngo umwana w'Imana azaba yambaye icyo bita ubwiza. Amen. Amatayi hari icyo azaba kivuze mu nda zeru ngaho ivubi bizaba byataye agaciro. Ngo ya mabuno bamwe bagenda batitiza ng'imbata zigiye kunywa amazi, zero bizaba byarangiye. Muraho yemwe, ngo imisaya irambuye, ngo agashinya bizaba byarangiye. Soko y'ubwiza azaba yahasesekaye. Haleluya. Abamisi ntacyo bazaba bakivuze, bizaba byarangiye. Nyir'ubwite azaba yaje. Amen. Yambaye icyo bita ubwiza. Abagabo bareba bakemera. Abasore titwabaho tubonye umugabo. Muraho yemwe, guteraho ijisho uzajya wemera. Uri umugore uvuga uti twabera. Muraho yemwe, yambaye icyo bita ubwiza, ngo yicare no ku ntebe y'ubwiza. Nta perezida uricara ku ntebe y'ubwiza, bicara ku ntebe nziza ariko iy'ubwiza ntabwo iraboneka. Muraho yemwe, namara kwicaraho sasa, ngo amahanga yose azateranirizwa imbere ye. Turi kumwe n'amahanga yose, abazigaba, abanyiginya, abasinga n'abagiri, abajama n'abaniga, abakoboye, amahanga yose n'abamanyura amazi, barasitameni aho bazitaba Imana. Haleluya. Abaperezida ba Mobutu Sese Seko wazabanga, ba Habyarimana, ba Mobutu, ba Kabila, ba Osama bin Laden, aho ngaho bazitaba Imana, babishaka batabishaka, n'amahanga yose. Muraho yemwe, abapfumu, abacuraguzi, abagendera kudutara, abatunze uducuma tuvuga, aho bose n'amahanga yose. Uwo munsi ntawe uzavuga ngo ni bize. Abagenda badingiza agarura amabuna ishwida, aho bose, aho abakinnyi b'imipira, aho abahanzi, yababisi yababi, aho ba nyir'ubutungane ngo ni ba papa, bizaba byarangiye. Ngo ba bishop zero, ngo evangeliste international wese azaba agiye kwitaba, yumva urwo bamukatira. Muraho yemwe, utari guhanura ubu icyo gihe ntagazuzuzwa, bizaba byarangiye. Kugira ngo ngwereke ko bizaba bikomeye, reba urubanza rw'abanyarwanda rwonyine gusa, apana Afrika. Icyo bita gacaca y'abanyarwanda, ninde wigeze yuzuzwa umwuka wera bari gutanga ubuhamya? Kavuga ati ngewe nabonye uwo bita Alphonse, nubwo yaba ari umushumba wabaga wicaye witwa Alphonse, yaravuga ngo yaravuga ati karabaye ati yamanga bavuze Alphonse, mutima urimo ati wamana we nunkizi rya none, si ibyo nzagukorera. Ntawigeze yuzuzwa muri gacaca, kandi ari abana b'abantu. Ibaze kuri uwo munsi none n'umuriro utazima wenyegejwe, imbabazi zarangiye. Muraho yemwe, amahanga yose
ibi byo kuvuga ngo uratura ngo urugo rusenyuke ntaho uzaba ufiteho kwaturira. Kuko Bibiliya uwo munsi uvuga nk'umunsi ngo udakwiriye kwifuzwa. Muraho yemwe, amahanga yose ngo azakurikizaho akazi ko kubarobanura, ngo nguko umwungeri arobanura intama mu ihene. Muraho neza, turi mu gihe intama n'ihene bikiragiriwe hamwe, ariko ubundi byose si amatungo. Intama n'ihene byose si amatungo rata. None se kuki azabivangura? Muraho yemwe, icyambere itonde ntago azabarenganije. Intama zizajya iburyo kandi zaba ziri kubwirwa neza, ihene ibumoso. Imico y'ihene n'intama biratandukanye. Iyi disipurine y'ihene n'intama ntabwo bisa. Nubwo twicaye aha mu makorari mwicaranye, birashoboka ko imico ntabwo ari imwe nubwo mwese muri abantu. Muraho yemwe, hiyarige muza kuririmbira hano Imana ikabona bamwe n'intama ikabonamo n'uduhene, ariko ikaryuma kuko isaha yo kuvangura ntiragera. Aho kumva ijwi ry'indirimbo ikumva n'agahene kari guhebebera aha hantu ariko ikihangana kuko isaha yo kubivangura ntiragera. Muraho yemwe, umuntu akabwiriza agahagarara aha, ariko yajya kureba ikabona n'agahene, Yesu akihangana ikabona n'agahene kari guhebeba, ariko ntabwo isaha yo kuvangura iragera. Muraho yemwe, ihene n'intama byose ni amatungo, ariko disipurine si imwe. Ariko urugero utagira ngo ihene zizaba zirenganye. Yesu ashimwe. Murarakaye se? Haleluya. Turi kumwe. Intama igendera inzira imwe, nubwo zaba ari igihumbi ziragira umushumba wazo. Ubasha kuzijya imbere mwanyura hari ibigori, zikazirikana ko zifite urugendo, ziri kumwe na shebuja, zikifata zikareka ibigori kandi zabishakaga, zikakomeza urugendo zigakurikira shebuja. Muraho yemwe, zikanyura ku bishyimbo byabishakaga, ku nsina ndizirebeho zigakomeza urugendo. Ariko ihene nubwo mwararana kuri matera ukarara uyipfumbase, bwacya mu gitondo wajya imbere ihene ikagukurikira. Uzabaze, nta hene igendera inzira imwe, ihene igira ubutabiranya bwinshi. Muraho, mwagera ku marembo ikakubwira ati mbisarati ijambo ry'Imana avuga ngo nubura ubwenge Imana izakureka. Nta hene igendera inzira imwe. Hari abo tuba twicaranye aha ariko bafite aho baraye mu tubyiniro. Muraho yemwe, abandi usanga ari abacuraguzi, ariko wamubona na Bibiliya ukagira ngo ni umuntu kandi ari agahene yicaye mu iteraniro. Muraho yemwe, twese imico si imwe, ugasanga ni umumanyura amazi. Ni gute igihugu cyuzura abarokore, abantu bakabatizwa buri munsi? Kigali abantu bakabatizwa batari hasi y'igihumbi, ariko Bralirwa ndigira ihungabana ko abantu bakijijwe inzoga ziranyobwa n'abandi. Muraho yemwe, harimo ihene twicaranye n'abajama ihene. Muraho yemwe, ntabwo bikanzwe n'ubwishi buri aha hantu. Twikomereze, wenda ngo rizikashira isoni ntacyo. Ariko nibyo twigiye ku birenge ko na Yesu yari abo yabwiye ngo umwanzoka z'impirimwe mwaki, ubwo se na Yesu twavuga ko ashira isoni? Muraho yemwe, ati mwabana bishira mwe wari Yohani mu mubateza mu butayu. Nuko twikomereze. Ihene n'intama, ndi kuvuga imico y'ihene. Muraho, akandi muzi ku ihene n'intama. Ihene n'intama babishyize aha ngaha byose bikabyarira icyarimwe. Turi kumwe. Intama nubwo wayibwira ngo reka nguheke, ngo usohokane nguhereze ibyo ushaka byose, ariko ubusize uwo mwana ubumusize. Intama yakubwira ati ibyo ndya ntareba umwana wanjye, biragatsindwa. Intama ntiyakwemera, nubwo wayijyana ku ngufu, intama ntiyakwemera kurya itareba umwana wayo. Muraho yemwe, intama ntiyabyemera, yavuga ati wenda inzara inyice, ariko ibyo ndya ntareba umwana wanjye biragatsindwa n'Uwiteka. Ariko ihene, nubwo babyaza ihene ako kanya, ugahita ufata umwana wayo ugahita wubikaho ingunguru, ukabwira ihene ati twigendere, yakubwira ati twajya Kongo nta kibazo, yaba Uganda naho nzabyara abandi. Cy'abantu ibyo birabareba. Mukristo mwene data, utagiriye imbabazi uwo yibyariye ntabwo azakugirira impuhwe ngo nuko muririmbana muri korari. Nakuvuga nta santima zizazamo, kukubeshyera yaguharabika. Utagiriye impuhwe uwo yibyariye kukuroga biroroshye kandi yitwa ngo arasenga. Muraho yemwe, yagusenyera kandi yitwa ko ari umukozi w'Imana. Utagiriye impuhwe uwo babana mu nzu ntabwo ari we hazazigirira. Muraho,
muraho neza, Yesu ashimwe. Ihene n'intama, ndacyari ku mico. Ihene n'intama, murarakaye se? Tazagira ngo intama bambe Yesu azabarenganije ihene. Ibintu ndi kuvuga murabizi, byihanganira ibigeragezo kimwe. Ihene n'intama byihanganira ibigeragezo kimwe. Intama bayikuraho uruhu iri gushinyiriza, iri muri batera icyo muri ipfira muri Nyagasani. Mama se ndatakira ndese, ariko ihene batarakozaho icyuma, yewe naragowe we ihene umva irasakuriza uwo ari we wese, irayereka ko yarushye, ko muri korari bayigendaho. Impamvu amakuru yacu agenda akagera ku maradiyo, ntiwumva amakuru y'abasilamu, ntiwumva amakuru y'abahamya ba Yehova, ntiwumva amakuru yo kwa Padiri, si uko hatabaye ibyaha, ahubwo twebwe nuko harimo ihene, nuko mu mukumbi haragiranywemo n'ihene. Bavuga ati muzana amafaranga yo kubaka urusengero, bikaba byageze no mu isoko, bikagera muri gare hose, muri kwasiteri, bakavuga ati none ADEPR yewe yarasaze rwose. Ihene irasakuza, ntawe idatakira ko muri korari bayigendaho. Ntago yabasha gupfira muri Nyagasani ngo ushinyirize mu budiyakoni, reka da. Ihene igenda isakuza, ntago yihanganira urugo rubi, irasakuza ati ndacyari mutoya we, n'ahandi nzabyara. Ibasha guta abana 3 ikajya gushaka abandi bagabo ngo ni Imana yabivuze. Ariko iyo Mana iri gusenya ingo, baba barazubatse, iyo Mana iri hehe? Iba yararwaye isereri. Muraho neza, muraho. Iyo Mana ikubwira ngo hambira umugabo n'abana, twikomereze. Murarakaye se? Imico y'ihene n'intama. Ikindi nari nibagiwe, ihene yandarika amatwi mwakabyaramo, yumva n'ibitayireba. Cyane cyane iyo bayikinguriye mu gitondo, bakinguriye mu kiraro cye naho zaraye, usanga amatwi yayo yayabanguye, irakubita igendere kumva n'ibitayireba. Uvuye aha aho kugira ngo ujye kubahiriza inshingano zawe, uri umwana w'umukobwa ura ngo utahe iwawe, ugiye mu mafilime kureba televiziyo, kumva amakuru atakureba, uri umugore ukajya mu mazimwe, ihene yandarika amatwi. Uri umugabo ugiye kureba umupira, uri umusore ngaho urkwahagizwa n'ibidafite umumaro. Reba inyungu ufite muri Manchester cyangwa uri moti, ugasanga uri guhiga nk'umusambi kuri televiziyo uko batera umupira. Banza wibaze ngo Barcelona ndi kwahagirira baranzi, ntibatsinda hari akantu baramarira, uretse kubeshya uravunwa niki? Muraho yemwe, muraho. Ihene yandarika amatwi, yumva n'ibitayireba, ibitayifitiye umumaro. Muraho yemwe. Kuri umufana wa Rayon Sport baza aho utaha, muraho. Ugira umwanya wo kureba Rayon Sport no kumva amakuru y'umupira, ariko igitangaje nta karongo ubitse muri Bibiliya ko mu mutwe. Kandi igikombe cy'isi abagitwaye urabazi, n'abatsinzwe ariko kumenya aho Yesu yagucunguriye ntahusi, aho ahanditswe muri ntaho. Kumenya ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana aho byanditse ntabyo uzi, kandi ufite Bibiliya. Hene yumva n'ibitayireba. Muzitegereze tuno duhene tukiri dutoya, ngo niba ari udusekurume n'utunyagazi, sinzi uko twita ikinyarwanda cy'iwacu wenda nuko, ariko ndavuga tutarakura neza. Hari igihe batujyana mu gisambu, bukira tutarishije, turi kwireba, kakajya kisabiza, kakireba kivno, bukira katarishije, kandi muri ibyo kireba kibona. Dufite abakristo bakererwa amateraniro hejuru yo kwireba muri miriwari no gusokoza, do ashinyikira indorerwamo. Ugasanga ntajya amenya igihe wavuga ati serizi kiwe kuje ukererewe, uzi njyewe mvuye ko njyewe naraye mu murimo ntanaryamye nkawe. Yesu ashimwe, amen. Eka data ngo utwo tuntu tuvuta ku minwa, ikazi yagira nangizuru ry'ingurube, ngo ushaka kwemeza uremeza nde? Uremeza ndi? Muraho yemwe,
uremeza nde ko uyu mubiri disi ari inyo, ko iyo upfuye ubora utibuka ko washyizeho ibyo bintu? Muraho neza, uremeza nde? Hari n'abashyira miriwari hano ngo barebe uko bimeze, nubwo zaba ari imbaho hari icyo wahinduraho? Muraho yemwe, hari imishishwa hari icyo wahinduraho? Ibi byirirwa bigukerereza, marayika w'Imana ntakubonemo umusaruro, byibuze ngo uzinduke ukore n'agasuku iyo raporo izamuke mu ijuru. Murarakaye. Ihene biracyaza, imico y'ihene n'intama, noneho murarakaye. Ariko murabyemerewe, iyo mbwiriza ntawemerewe guseka, uba wemerewe kurakara. Muzitegereze akandi nibutse, ihene n'intama byambara kimwe. Intama ishaka umwenda uyikwira ikambara ikikweza hose, timama sindarati kiwakabyarawe. Ariko ihene nubwo yabisekurume yabishaje do akarizo hejuru we, ati cy'Imana ireba ni umutima. Nindakubwiye ko Imana ireba amaguru se? Ese ninde bikubwiye ko Imana ireba amabere? Ninde wabikubwiye? Do muri suburi hejuru. Ati cy'ingenzi ni umutima. Muraho. Wirengagije ko handitswe ngo mbese ntimuzi yuko iyi mibiri ari insengero z'umwuka? Haleluya. Mudakwiriye kuzitera ubusembwa. Muraho. Ugasanga ihene y'umugabo nakubwiye ko yabisekurume yabishashi ni ihene, irambara ng'ihene. Ugasanga umuntu w'umusore yambaye agapantaro kamuhambiriye kamuboshya hejuru wagira ngo yicaye mu gasahani, kamanuye ku maguru nubwo yabatagira akaguru wagira ngo n'urubingo, kaboshye utuguru, ibyo bitangwa ari mu icupa. Urajya mu icupa ururwarwa uri byeri, umuntu Pentecote yambara icupa nkande, wabaye mitsingi ryari? Muraho yemwe, muraho. Kwambara ng'ihene. Hari ibintu byateye ku bagabo muri iyi minsi, dore muri no mu mujyi mama ye, ibintu by'ugasanga abasore abagabo bakiri bato cyane cyane ku cyumweru uzitegereze no mu makorari, cyo bita za ruhaya, sanga yateretse ubwanwa bugeraho, cyo bita ubwanwa. Hari n'umugabo usuza ukabona ni ruhaya neza neza, wamusuza turaho ngo shahirwa umugabo uzagushaka kabona ni ihene y'izuba neza, kandi ntibyamubuza gufata Bibiliya ngo nabaze mu rusengero. Ahantu bita binyibutsa indirimbo ya Byumva Uhore ivuga ngo naburyo bareba. Muraho yemwe, naburya ubareba. Hari ukuntu Imana ibiri kukureba, uri ruhaya kagira ngo ntawe ukubona, ariko iri mu ijuru yakubonye, warabaye ruhaya. Iyo muteretse ubwo bwanwa muba mwabaye ba Sumayeli, muri ba Habibu, mu Pentecote n'ubwanwa gute? Murarakaye. Ngaho ngo ni 040 ngiyi imiheto y'ubwanwa ahangaha niko ye Imana ikora. Aho ndi mugira ngo ijuru rijyamo amasarigoma, barakubashye. Paulo yaranditse aravuga ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, intwarane zibugishamo imbaraga. Muvugira ngo amina. Ntabwo ijuru ari ry'amasarigoma, ntabwo ijuru ryinjiramo ngo nuko uri umusaveri, barakubeshye. Ntabwo ari ry'abasaveri n'abasuguti, isaba guca bugufi kamera nk'ibisukwa ku gicaniro. Murarakaye se? Haleluya. Izi myambarire y'ihene yishashe ntabwo yigirira akabanga. Ubu hagezweho kwanika amabere n'imizi y'amabere, paka babonye hitereye. Ugasanga abagore bari kubeshya ngo ngewe se ngo hari ukindambagiza, ngo byararangiye. Ninde wagushutse kutakirambagizwa? Dore aha hejuru aha bari kurambagiza. Haleluya. Babazi no kurambagiza kurutwa kurambagije, kuko bo naho uryama barahagera, hari kamera. Muraho yemwe, aho wihisha aho unyura hose uri kurambagizwa. Amen. Haleluya. Hari ubwami bubiri buri kukurwanira, hari ubwo hasi hari n'ubwo hejuru. Itwararike rero ibyo kuvuga ngo washize irambagirwa ugasanga urarira ubunyobwa mu nzira ng'inkoko iri kurya ibigori. Ngaho uri umubyeyi na bombo, ngese hari ukindambagiza, barakubeshye. Uko wirinze ngo uwo mugabo wawe akubenguke, zirikana ko hari uruta umugabo wawe. Nta
naho bahuriye. Wari ukwiye kwitwararika kurusha uko witwararitse ushakwa n'uwo mugabo. Muraho yemwe? Amen. Ugasanga abantu bubatse ingo Imana irabatetura ibahaye akazi, mfite ibintu bitaryoshye. Mwihangane, nge ntabwo ngorera kunezeza abana baba. Nitabye Imana, ndi mushiki wa Yohana Umubatiza, umwe abatije Yesu Kristo. Yaravuze ngo ndijwi ry'urangurura mu butayu, ngo mutegure inzira z'Uwiteka. Yesu araje, aravuga ngo ndabatirisha amazi, ngo ari kuri inyuma yanjye aje kubabatirisha umuriro. Nanjye rizi ikindi kubatirisha amazi, ndababwiza uyu munwa ari kuri inyuma yanjye ababatirishije umuriro. Muraho, Imana iguteturuye we. Mwaje musengeye akazi, unejejwe nuko igitaramo cyawe ujya kunywera fanta mu kabari. Hano harimo abagabo ujya kurambagiza mu kabari, habaye abakobwa babi, habaye abana bakosoye. Icyo bita umwana uhiye ibyuki bibarizwa mu maka. Ari umukobwa ukora mu kabari ahenganye, gutya bibaho bamuha akazi cyangwa bibaho ko bamuha akazi. Oya, uyu bamuha akazi. Haba ari icyo bita abana bahiye ibyuki. Ariko se ko muri abagabo kuki mutajya kurambagiza mu kabari? Nuko kandi abakobwa kubyerekeranye na taye y'uyu mubiri wenda babyujuje, nuko mwasanze nta bagore bo mu kabari. Niba mwaranenye abo mu kabari, Yesu Kristo umwana w'Imana niwe wanezezwa n'umugeni ujya gusohokera mu kabari akajya kunywera yo fanta agataramirayo. Namwe ubwanyu mwarahanenye. Imana niyo inejejwe n'umukazana wo kwicara mu kabari. Muraho, nitwaririza iki? Amen. Ngaya amajipo asatuye mu ngwero z'ibibuno ye baba we, ariko ntibikabacumuza bari ihene. Imico y'ihene rwose ntishobora kuvamo intama. Nubwo mwaba muririmbana, agomba kukugaragariza ko ari ihene. Ukareba mu ntege ngo afite amaguru meza. Ubu ngubu hari abicaye hano ukabona n'amajipo yakatiye umungumu. Ni ukuri ihene n'intama bigomba gutandukana no mu myambarire. Muraho, ngo ufite ninde wagushutse kugira amaguru meza? Si hano ufite amaguru meza nashyire hejuru turebe. Yesu ashimwe. Ufite amaguru meza nashyire hejuru uti ngewe ndahamya ko yanjye ari original. Ayo utinya kwemereza hano hari ikisunika turi imbere y'Imana. Ayo utinya kwemerera mu nzu y'Imana ko ari meza hari kigenda. Ubuze uravunwa niki? Twese ni mabi. Wari uzi ko inka nubwo ari inka ikurusha ubushongore? Iyo yapfuye amaguru yayakatira mu isombe, ayawe habe mu mashu, habe muri dodo, habe mu dushyimbo, nta ruhengekerezo rw'amaguru yawe. Nkawe uravunwa niki? Kuri aya maguru bazahamba agahinduka inyo. Ndabeshya sikatira Nyabugogo urasanga amaguru y'inka atanditse pe ni imari. Hijya Kimironko mu isoko baza amaguru y'inkura. Ariko nubwo waba uri Miss di Rwanda ntagakaguru kawe bagaha ndakurahiye. Nuwo akabwira avuga ati toka satani mu izina rya Yesu. Kisi ni gikuri kunyereka kwa jina na Yesu, ahubwo yakizwa n'amaguru tubatamfatana nawe dosi. Muraho, niba akaguru kawe bagasanga mu manda umuntu agatokesha woshye shitani, buri uravunwa niki nizinyo? Izi mvuvu ziragukerereza mu biki? Murarakaye. Yesu arangije aravuga ngo aterura ijambo abwira intama. Twikomereze tuve ku mico. Aravuga ngo uretse no kugira imico myiza, narishonje murafungurira, nari nambaye ubusa muranyambika, ndwaye muransura, muri gereza narababonye. Oya mukatire mu bwami. Hari ubwami bw'abatunganirijwe. Oya uhereye ku kuremwa kwisi. Hano harimo abakoze za mariage. Ku munsi wakoze mariage baradekoye. Ibirori byawe ubona wemeje abantu kandi arakusikamo. Ibaza ubwami bwadekuwe kuva isi yarema. Na n'ubu baracyesitara mu ijuru aho umugeni wa Yesu azanyura, aho azajya akatira we. Hariyo za safiro, amazuba, ukwezi, harestaye n'ibintu tutarabonayo. Hariyo ibiti by'indabyo tutarabonaho, inyoni ziririmba ukuntu tutigeze tubona. Haleluya, haleluya. Haradekoye kuva isi yaremwa. Ni ibintu n'abaperezida batarabonaho kandi bitwa abaperezida. Ariyo mpamvu gupfa utagiye mu ijuru sinzi ikindi gihano wabigereranya. Ariyo mpamvu ubwami bw'Imana buri kudusaba ibintu byinshi, kwitegura ukibonesa.
ntihagira akantu na gato kaza kubuza gukandagira hari ahantu. Twikomereze ngo intama zizamubwira ngo twakubonye ryari. Ni nk'uko Perezida Kagame yaza hano muri aka gace ka Gatenga akavuga ati njya kwiyamamaza mu Ruhengeri, burya ya pantalone nambaye niwe wari wayimpaye, ngwino ngushimira imbere y'abaturage bo muri Gatenga. Uretse kubeshya wakwemera? Wavuga uti nyakubahwa ubu ntushatse kunyica njyewe ndakubona ni wanjye? Oya, wakwemera? Wahakana? Muraho yemwe? Kubera ubwiza Yesu azaba afite n'icyubahiro ngo intama zizavuga ngo twakubonye ryari. Oya, njyewe wigeze ukandagira iwanjye? Niba ushaka kunyica wanyishe neza, mubageze iwanjye wari urimo. Yesu azababwira ngo ubwo mwabikoreye ba bandi inzahari impombane bambaraga kamambiri zidasa, bodaboda zidasa, uriya yaringe, uriya yaringe. Wa mugore wazaga ahetse abana, abandi bahagatiye mukamwita ko yabuze ubwenge ari ikibura, uriya yaringewe. Muraho yemwe? Uriya yaringe. Wa bandi mwasohoraga mu mazu akaburaho kurara karara ku mabaraze, uriya yaringewe ndari mwacumbikiye. Ahindukirana ihene nuko nkuko anarema abo basuhuza bihiye akagaragaza ko ari ihene. Mwiriwe, ihene yabiri mu nzu kabwira abana muragira ubwenge mwabyanamwe muraho. Yesu ashimwe. Ntawabona ibikwiriye umurenge wose. Agasohoka yigeze rusisibiranye. Yo Yesu ashimwe. Yo uruguyemo disi we. Yo wavutse mwimara kandi ibiryo bihari. Iyo ni ihene. Hageze mu rugo rw'ihene ubundi urikiriza ngo uruguyemo. Iyi ntago ari inyikirizo y'abarokore y'abakristo, iyi ni inyikirizo y'abapfumu n'abacura gusa. Ijambo ngo uruguyemo iwawe ni mwirimbi niho abantu bagwa. Muraho yemwe? Mbega imvugo we ni y'abacuraguzi. Hari inyikirizo twiganya atari izacu. Uruguyemo ubundi mu mateka y'abakristo abapantekote, iyo wageraga mu rugo rw'umurokore naho ibiryo byabaga bidahari yihutiraga kuzana amazi ngo utamucika utamuhesheje umugisha. Iyo bitabaga uri mwene se yafataga agatabo k'indirimbo ati ngwino tubanze duhamagara Imana. Ubu sura bitunze kutunza amasede, amafilime y'amaseri iz'abahinde byose nabakanyombya ko arizo biwo wicaranye mu kimbo cy'agatabo k'indirimbo, kimbo cy'ipendo ubitsiki uretse ibintu bidafite umumaro ngo amaseri. Sayo maseri nayimineke muzi kubikara. Muraho uretse kabeshi abamaza abana basenyera ingo, umugore akarara kuri televiziyo ngo reka kano gaseri karangire, ngo reka naka karangire, ntiyibuka inshingano z'urugo. Ngaho ucanye danje kuri televiziyo ngizo saa sita saa saba saa munane uri umukristo. Subwo mwajya muri niba ture gute waraye kuri ku maseri, wamenya ko niba turibaho kwikomereza ko tukarenge. Amen. Murarakaye narishonje ntimwafungurira. Hari igihe abakozi b'Imana bahaze, haza umukiri wawe ugateka ugashyashyana. Umuhanuzi kuko aravuga ati irakuzopawa ugateka ugadandura ngo wakiriye Yesu. Ubu wanyakira uretse kubeshya sinahembutse. Reba inda yaraje amabere wagira ngo umugore washimye urugo. Muraho yemwe? Ubusigisha wabukoze ni ikihe? Mu gihe usubijeho yanzahare wa wundi uje arimo ati mwafunguriye. Hari igihe umuntu asuza ari umushonje, abagore te dore buretse we buretse, ariko mujye mumenya ko twakorofye. Nta mpamvu yo kuvunda, dore nk'aya makaro rwose umuntu aba yakorofye. Abimana yatije amakaro rwose buhagaze hanze ikibazo cya turagikemura rwose. Hoya nyamara haza umuhanuzi, haza umuyobozi wa leta, ni karibu naho imvura yaba yagwe ntimwirirwe mukuramo inkweto, ni karibu ariko inzahare oya rwose ntimukavunde. Reba rwose reba. Yesu kanga kumuhereza karibu iwawe. Yaza yarangiza ikajya guhima Yesu akabwira umukozi ko Imana yatije abakozi ati jya kureba bya biryo abana basaguye bya biryo mwari mugiye kumena, warure na wa muceri wari washiririye ubizanire Yesu. Arabyanga sarya iki? Bizanire Yesu. Jya kuzana bya biryo mwambwiraga ko muri bumene. Yesu aguhereza ibizima, we wajya kumuhereza ukamuhereza pubere. Ibyo nawe utatinyuka kurya ngo nuko ubizi neza ko atari bubireke. Uko si ukugaburira Yesu
ni ukwikiza pubere. Murarakaye? Nari nambaye ubusa ntimwanyambika. Hano i Kigali muri uyu mujyi higeze kuba gashyaka. Dore abagore nibo badukana utuntu. Abagore ni abanyamitwe kandi baraharara kubi, bariganana. Umugore ukabona yambaye ibubu, isakoshi nziza, yarangiza akandika agapapuro ko gushima Imana, ubundi akajya kwicara inyuma n'urukweto ruraza ruvuga. Kavayo n'isakoshi kwa abagore ni abanyamitwe. N'isakoshi yitwariye, yarangiza bamuhereza mikoro. Haleluya! Ubu ndashima Imana. Ubu mundebe uko kera nambaraga agatenge kamwe kari karansaziyeho, karacuyukiyeho, mwihangane ngira mosiyo. Abapasiteri barushye rero, ugasanga ari inyuma mu bitugu, humura, ihangane, humura. Nawe wa munyabitwe yarangiza harangirije umutwe wa tekinike. Haleluya! Ubu tuvugana fite ibitenge n'amaribaya yabyo imiguru 10 niyo, n'ibikanzu 8 byo guhinduranya by'amabasi, na bya bindi bifite ibikenyero n'ibishati byabyo 13, n'amajipo yose nakubwira. Garderobe yaruzuye, varisi yari yarabimbwiye ko izanyambika nk'ikigo. Ngo nuko uteye haleluya ibihaha byenda kuvamo. Iyi haleluya ivuze iki imbere y'Imana? Nawe urahamya ko yakwambitse wambaye ubusa, wowe umaze kwambika bangahe? Uretse ubucocero, ureba ya myenda uri kumesa igacika yashizemo uburyohe, akaba ari uhereza indushyi. Nawe ubwawe utatinyuka kwambara ngo yavuye kuri mode. Yesu aguhereza ibishya, ukajya mu iduka ugahanura ibishya. We wagira ngo uhaye umuntu, ugafata ishati uri umugabo yatangiye gucika ikora, akaba ari umuhereza. Inkweto zatangiye gucika ku buryo amano arayambara icyumweru kimwe, amano agasohokera hanze nk'umuseraba urebera mu miyenzi, akaba ari wambika Yesu. Muraho nawe ukajya mu bare wabambitse Yesu. Uko si ukumwambika, ni ukwikiza pubere. Kuko Yesu uko mukunda ibyiza barusha gukunda ibyiza, kuko ni umusirimu. Muraho neza? Nari ndwaye sinigeze mbabona. Mwabasore mwe, inkumira gusekerana, niba wakoreye 5 apfa guseka rimwe gusa, umwana akabara yari icyo bita umwana uhiye. 5 byawe akabara bisigaranye. Wakorera 20, wakorera 100, ntumenya hagiye kubera abana bahiye bayakurya. Yesu akuriye kangahe byibuze umuneke w'100 mu bitaro, kavuga uti reka njya kureba Yesu Kristo umwana w'Imana, ukamugurira byibuze irindazi. Ari ryo rikujyanye mu busore bwawe, wa mukobwa we. Kuva waba umukobwa ni kangahe wijyanye kwa muganga ugiye gusura Yesu? Ari cyo kikujyanye, apana gusura bene wanyu. Ahubwo ari Yesu Kristo umwana w'Imana ukujyanyeyo gusura abo mutaziranye. Muraho? Dore igiteye agahinda, ugera kwa muganga kahasanga abasilamu na za mivero z'ibyo kurya n'amabido y'ibyayi, kahasanga abakarismatike buhagira abarwayi, baba bazanye n'ibyo kurya. Naho twebwe abarokore dore aho twibereye mu bihuru, kabishye leta y'u Rwanda yaraciye ubutayu, nta musaruro wabo. Ndabohoza 400,000, ndabohoza 200,000 mwizina ya Yesu. Agafata ibibabi by'inturusu byari byaraturuhiyeho, ibi ni 5, ibi ni 100,000, 400,000, 20,000 mwizina rya Yesu. Nukuri kwikwatagura, ibi bivuze iki imbere y'Imana? Nta musaruro wabyo. Iraguhereza amafaranga yo gukoza iki? Ngo nayo kwemeza abantu, ngigucisha ku marembo ya barupinzi. Muraho? Umusaruro wabyo ni uwuhe? Ndabohoza umwana uhiye, ufite mu ndazeru ngaho ivubi, ufite amataye, imisayira, urangije icyiciro cya 2 cya kaminuza. Je veux play irakuze ibyo sepo birarangiza.
n'abapagani barababona. Muraho yemwe, ibyo bigutegeshe bikujyane Uganda ari cyo cyonyine. Muraho ndabohoza umugabo kwese we ngo reba ngo imyaka afite ngo rwose ngo Yesu ngo jya utambaye umugabo ngo yewe ngo ndahita ngo ndeka ngo gusenga. Umusiramu arakubita imbanga hasi atari Imana ari gushaka. Aho nugira ngo ubuntu wagiriwe abandi ndi bari kubushaka. Aya mahirwe ufite yo guhura n'umwana w'Imana hano hanze mu kabari barahari barushye baza bakanakurusha. Itonde vashiti inyuma ye hari Esther, inyuma ya Sawuli hari Dawidi, inyuma yawe hari abakurusha, hari abahamya ba Yehova bazi kuvuna. Natwe ababwiriza ntitwakwiyemera, hari abazi kuvuna ku nzu n'inzu bavuga iby'ubwami bw'Imana. Abo baramutse bamurikiwe n'umucyo umwuka wera akabazaho bavuga ubutumwa ndetse abantu bakwihana cyane. Itonde inyuma Imana hafite abakozi. Muraho murarakaye se? Nari ndwaye sinigeze mbabona muri gereza ntaho nababonye. Mwabagabo mwe mwibuke muri Gacaca igihe bavugaga izina risa n'iryawe. Twabonye uwo bita Karoli. Ndakubwira ngo nawe yabaga ari padiri cyangwa umushumba yarikangaga apfa kuba afite iryo zina bavugiye aho ngaho. Agashiguka ati karabaye akabaza uwo begeranye ati bavuze Karoli. Umutima urimo ati Imana ntunkiza, si ibyo nzagukorera. Kuba udafunzwe ni uko utari umunyabyaha. Ntabasaziye mu nzu z'imbohe baragambaniwe, abantu bakanywa bagahaga bakwita kuri umuhungu ukiyemera ati nawe nibaguha icupa, nawe nibaguha irindi. Kanga Yesu umuguriye n'ikiro cy'isukari uretse kuza urimo ngo Imana yaragutaye ntacyo yakumariye, umutima utazi gushima Imana. Amen. Murarakaye. Kanga Yesu umuguriye n'akaro k'isukari katera mu magereza urebe ukunda abantu bari gupfa. Mbona baramukura icyango akajya kumufungira ku rusumo ku mupaka. Igihugu cyuzuye abarokore. Turabyina turi kwiyereza ngo turi kurwana n'amasezerano, abantu bari gupfa. Ikinyomoro kimwe kikaribwa n'abantu 5. Muraho neza. Narindi mu nzu y'imbohe. Mwabasore mwe kuba mutari muri gereza no kuvuga ko namwe mutabaye abajamo. Kuki Imana itatumye muzihera mu nzu z'imbohe? Mu busore bwawe Yesu akuzi. Nikanga kubonye ku irembo rya gereza. Misengere yawe ni iyihe? Zirikana uyu munsi w'urubanza wa musi uzasubiza iki? Kanga ni gute umwaka utangira uri umuntu w'umugabo Yesu ntabone n'ikiro cy'isukari kiguturutseho. Murarakaye se? Nitwarize iki? Muraho mwabagore mwe, abamama muraho. Ibuka ku gisi kigufata. Zirikana ko ari benshi bahaguye. Nungize rya none sibyo nzagukorera. Hari abantu bazi ko Imana ari yitanga amasezerano yonyine, natwe twarayo twayihaye. Ikibazo iraduhereza tukandika, twe tukananirwa kwandika ibyo twavuze. Muraho nungiza nzakubyenera, nzasura abarwayi, sinzirengagiza agapfubyi. Imana ikareba utugambo ruguhurutura. Urusengero bazajya baterana narukorobye njyenyine Yesu we njyenyine. Yego Yesu. Urakibuka ya magambo wahurutuye uri kuvuga umaze gukora ibinganike. Kanga ufasha agateremusi k'igikoma kagashyira Yesu kwa muganga. Muraho. Kanga ujyanye amazi kwa muganga byibuza ashyushye ari Yesu kujyanyeyo. Zirikana ko ari abagore bari kubyarirayo, abagabo barabataye. Muraho. Yesu ashimwe. Muraho neza. Hari abari kubyara bagafungwa. Nk'abakobwa batagira noneho babyariye hanze ariko sabo kujugunywa batandukanye n'ingagi. Kuba utari ingagi wabishimira Imana. Kandi nazo zifite agaciro zirinjiriza igihugu. Muraho neza. Kangahe Yesu akubonye so kuva kwa muganga bagwereza igikoma cyane ikirungurira. Baza n'igitoki. Oya. Zirikana ko icyo gitoki uri kwanga abandi bari kugisabira ku mavi. Nimbona mu byo nzarya hajemo agatoki nzamenya ko wanyumvise.
muraho wewe uri kugitera ishoti narindi umurwayi. Yesu arahindukira aravuga ngo nimumve imbere mwankozi zibi bimwe kuko sinigeze kubamenya. Ntacyo muzireguza abarokore, amashimwe atambuka hano kenshi. Ariko ikibazo hari n'igihe tuzirikana kwa muganga rimwe na rimwe tukakirengagiza ko mu nzu z'imbohe bari kugwayo, bari gupfa, hariho n'abari kwambara ubusa muri gereza kandi urunze imyenda. Ufite ibyo kurya Imana ikaguhereza umufuko w'umuceri ukawuheregeta ngo isi ha wi ukarangira nta muntu uhayeho n'akarobo akabido k'ubuto mukagotomera mu rugo. Tube wagira n'uhereza agakorobo y'ikijana. Muraho wamara kubimara ukaza hano ngo nibagusengere iguhe ibindi iby'ikise yabanje yakureka inzara ikabuka banze kakurumaho ukumva uko nawe bimeze. Bari bagusengere ibiguhe ibindi stoke umufuko w'umuceri kawonga byose bikarangira 2 3 gahembwa 4 5 umwaka ukarinda uhenenuka muri ibyo biryo Imana yaguhaye ako kazi washimiye Imana hano hantu nta nisorori Yesu abonyeho, nta nakamukaru Yesu abonyeho. Murarakaye nitwarize iki navugiye rimwe wenda sinzagaruke. Ntago nkorera kugaruka. Amena. Murarakaye yemwe bene data shuti z'umusaraba. Imana iri kumbwira ngo mbwira abantu mushaka imirimo yitwa urwibutso, kuko araho muzagera ntimushobore gusenga. Aya mahirwe mufite ntimugire ngo muzayahorana. Shaka imirimo aho utazashobora gusenga imirimo izakuvugire. Harya muribuka abantu bahunga mu ntambara, uretse ko iyo tuvuze gutyo yibuka ku munsi w'urubanza ninde uzashobora kuburana n'Imana? Hazavuga imirimo niyo izavuga. Avuga ati wantama waransuye bikujyana ahangaha kuko wasuye Yesu. Mwibuke mu masaso abakoze neza barabihunganye. Niba umuntu yarubatse urusengero yarabyirukanganye, yarasuye abarwayi yarabigendanye. Ariko abantu bataye amasho y'inka ku misozi ziribwa n'abataraziruhiye. Abantu batibigega birimo imyaka, ibishyimbo bipfa ubusa, babibundaraye hejuru, imyenda bakagenda bayikandagira mu nzira barahunitse. Ariko wari warayikoreyeho umugisha. N'urugero ntanze, abo ngabo barirukase ahagiye hose Imana ikibuka ko yambitse abakene, Imana ikibuka ko yagaburiye abashonje, ikibuka ko yacumbikiye imfubyi abatagira shinge na rugero. Muraho yemwe kubura umukristo. Yesu yaravuze ngo abavuga mwami mwami muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 21, abavuga ngo mwami mwami sibo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse abantu bari gukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Amen. Kubwiriza ntari gukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka ntabwo aribyo bizanyinjiza mu ijuru. Nanjye ndasabwa gushaka imirimo yazambera urufunguzo runkingurira ijuru. Nibwira ivuga butumwa ndi gukora rizagira agaciro. Murarakaye se? Amena. Haleluya. Haleluya. Mwarakaye bene data? Baririnzi nimusenge kandi mukora ibyo Data mu ijuru ashaka. Nimushake murambike ubusarigoma hasi. Ibyo kubaho ng'amasarigoma korari bavuga sorute mukaboneka. Mu biteranire kamugasanga muravyiganira ku ruhimbi ngwigirayo ngo aha niho bashyize, ariko bavuga amasengesho abajama ntibazi. Rambika ubusarigoma hasi. Niba utabizi hari iminsi izaguhinduka umwana w'Imana ubwo azaba yaje. Muraho ntakangwa nuko ufite iduka, ibyo ntibimureba. Kuba warize cyane ntibimureba. Kuba ufite agasura keza ibyo ntibikora kuri Yesu. Yesu se wakora iki? Ni wanamusekera, ndi wamuzamura akaguru ngo umurobeshe mwe mukorera abagabo yishwe. Yesu ni seriye ahubwo wagwa imbere ye. Muraho ndi wazunguza amabuno ngo Yesu bimufate, ndi wamukangisha ibizigira. Ayiwe muraho yemwe Yesu wamukangisha iki? Shaka ubwami bw'Imana bigishoboka yuko bubonwa. Kubw'ibyo Imana ikumbwira ngo mbwira abantu mushaka imirimo yitwa urwibutso, igiye kubavugira aho mudashoboye kwivugira. Gusenga bikabananira, imirimo igasigara ibavugira. Yemwe ndavuga neruye nukuri nitwariza iki Chantal. Bantu muri gusambana mwabigize umwuka. Dore ko iki cyaha cyamaza abantu kandi uko bugenda bucakirwa ushaka kugira imbaraga n'amashami cyane. Namubita ngo nabakozi b'Imana cyabamaze. Yemwe mugire mwakira intashyo urugendo rwiza, abasambana mwongezemo imbaraga. Imana ikambwira ngo iragarutse ku itorero ryayo mu buturo bwayo bwera.
uwizasangana icyo cyago inkota izamunyuramo nta kabuza. Ibi ngibi muri kuza kwatura abantu mu matwi bakabaha penetesiya, ni mwezwe mugaruke ku isoko. Kabiri, abari kwiba Imana kimwe mu 10 ngo kugihereza, ngo kutanga icya 10 nakijya ngo nafasha abakene. Yesu yaravuze ngo ibya Kaisari mu bihe Kaisari, n'iby'Imana mu bihe Imana. Niba ari abakene bagenera uko ugomba kubagenera, iki cya 10 wikoraho kizane mu nzu y'Imana utikongereza uburakari bwose. Icyo ni inkota ya kabiri Imana yambwiye mu buturo bwayo bwera, irambwira ngo abari kurya kimwe mu 10, bamwe bari kwitwaza ngo abapasiteri bari gukora ibyaha, bamaze imbere naho nasanga yica umuntu imbere, pasiteri agiye kubazwa ibye, nanjye ngiye kubazwa ibyanjye uko nakiranutse. Muraho yemwe? Nakirya adakiranuka ibyo biramureba, hari ibitandeba. Ntugire ngo kwicara hariya biroroshye. Amen. Gatatu, bantu mwahize imihigo, higura, kuko igihe cyo guhigura indi igiye kugusohoreraho ukaba utunguwe no guhiga indi mihigo. Kane, abanyamoko, abahutu, abatutsi, abatwa. Imana igira ubwoko bumwe bwitwa ubwera. Nuko ubwo abahutu rero nta buzagerayo, nta mututsi uzinjira mu ijuru, nta kirenge cyabo kizakandagirayo habe n'umutwa. Shaka ubwami bw'Imana bigishoboka, kuko nta buzungu buzakorayo cyangwa ubwirabura, hakorayo kwera gusa, abatandukanye n'ibyaha n'amoko y'isi. Abitwa bambuzi, ngo umugabo nurya ibyakarya n'iby'abandi. Yemwe bajura muri kugurizwa ntimwishyure. Imana ikambwira ngo mbabwire ngo inyamanukanye mu buturo bwayo inkota, umuntu wese wagurijwe ntiyishyure. Abo ngabo nta kabuza nabo inkota zabanyuramo, kuko bari gutukisha izina ry'Imana mu maso y'abapagani n'abanyamahanga. Kera umurokore iyo habwa n'iduka ryose agiye kurisaba, ariko ubu nta waguhereza n'ikibiri tatakuzi. Kubera ubujura n'ubwambuzi mu nzu y'Imana. Ako tukarenge. Nyuma yaho iri kumbwira ngo mbwira abantu bari kwiyambika ubusa, imyenda ibonerana, iyambaye ubusa ibambika ubusa, isatuye kugera hehe, iyanitse amabere. Kambwira ngo mbabwire ngo nimwanike vuba vuba, yarangije kubategura umuyaga w'agashyururu. Uwanitse wese Imana kwanura. Ndi kuvuga neruye, ndi kuvuga n'Imana reka mbidekera abantu baru. Ikambwira ngo vuza impanda, uwakubonesheje amaso ntacyo azireguza. Yesu ashimwe. Kangahe ikambwira ngo mbwire abantu bari kudefiriza no kwisukisha utitaye ku madini. Irambwira ngo bambwirire ngo Satani yavanywe mu ijuru niki, yari yasambanye, yari yishe. Irambwira ngo umuntu wese uri kwibona akishyira hejuru iri kumubona mu muvandimwe wa Satani. Abitukuza bagahindura uruhu rwabo, yabaremye izi neza ko ari urukara. Irambwira ngo nzababase ngo mbese bazajya mu ijuru barabaye inzobe. Irambwira ngo mbwire abantu bakoze ubukwe babanje kugwa mu cyaha cyitwa vansi, bari gukora za mariage babanje gusambana. Irambwira ngo mbabwire ngo aba barutwa n'abagiye nijoro abishingiye, ngo kuko bo bakoze ibyaha bitatu, babeshyeye ahera, babeshya itorero, babeshya n'umwuka wera. Nzabibutsa ingurusu witwa Ananiya na Safira bahangaye kubeshya umwuka w'Imana, Imana ibatsinda aho ngaho. Irambwira ngo niko inkota bamanukiyeho. Irambwira ngo ntacyo bazakora ngo bababarirwe, ngo nubwo bakwatura pasiteri ngo keretse nibagaruka imbere y'iteraniro aho babeshyeye ahera, bakahamya ko uwo mugore n'umugabo mbere ko bakora urugo rwabo babanje gusambana. Urwo rugo ruravumwe, ruriho ibuye ry'ubusambanyi. Naho bakuba ku rusengero bo ubwabo umugore n'umugabo ntibazababarirwa kubw'icyo cyaha, basabwa kugaruka bakaza bakagira bakikuzaho uwo muvumo. Irambwira ngo mbwira abagabo, abasore, irayohamagaye murayininira ibatumaho mwanga kuza. Irambwira ngo yabaye icyubahiro cya kigabo.